Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, turabasuhuje rero kandi ni ukuri nari maze wenda umunsi umwe ntasohora ikiganiro ariko muri aka kanya nagarutse, tugarutse rero tubaha ikaze aho muherereye hose. Uyu munsi turatanga mesaje ijyanye n'iyerekwa cyangwa se mesaje ireba igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Uburundi rero ngira ngo turaziranye cyane, aho mutuye natwe muri abaturanyi bacu, natwe turi abanyarwanda. Rero reka mbanze mbahe ikaze aho muherereye hose, mbahe ikaze abari kure ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'i Burayi, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abanyarwanda turi kumwe muri aka kanya hano twicaye. Rero turabasuhuje cyane kandi tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe. Rero mbere yo kubaha ikaze rero reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe kandi igendane natwe muri aka kanya tugiye gutanga iyi mesaje. Ni mesaje iremereye cyane ireba n'igihugu cy'u Burundi. Abarundi aho muherereye hose tubahaye ikaze kugira ngo wumve iyi mesaje. Reba ko wakoze subscribe aho hasi handitse sabone, cyangwa se aho ubona handitse subscribe ukozeho urutoki gusa, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubikurikira. Abarundi rero aho muherereye tubahaye ikaze. Ni mesaje y'Imana, ni mesaje yaje mu myaka itambutse, yaje muri 2022, 2023, 2024, 2025. Rero njyewe ndababwira n'impamvu ije nonaha, kuko iyi mesaje yari imaze igihe kinini cyane ntayitanga ariko ntarasobanukirwa icyo ari cyo. Reka dusenge rero ko uyu murongo wacu witwa Umunaziri 2020. Umunaziri 2020 niwo murongo wacu. Rero umurongo wacu rero ukunde cyane kugira ngo wumve iyi mesaje, kandi iyi mesaje uyiparitaje n'abandi bantu, cyangwa se ukoreshe ya mu magurupe uherereyemo kugira ngo ubutumwa butagucika, cyane cyane wowe utuye mu gihugu cy'u Burundi niwe mbwira cyane, kuko iyi mesaje irakureba kurusha ibindi bihugu byose. Reka dusenge no kugira ngo Imana ibane natwe mu buryo bwo gutanga iyi mesaje, kuko yari imaze igihe kinini cyane iza kandi nyibona, ariko kuyitanga simbona uburyo nyitanga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza cyane, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugaruka kuri uyu murongo. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, tuvuga ibyo wadutumye cyangwa tugahanura mu izina ryawe kandi ntacyo twongeyeho, nta n'icyo tugabanijeho. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro rero, nkundira mbwira aba bene data batuye muri iki gihugu cy'u Burundi ibyo bagomba kureka n'ibyo bagomba gukurikiza, ndetse n'ibyo wantumyeho, kugira ngo Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro ijambo ryawe riherekeze iyi mesaje, abasenga basengera igihugu cyabo, kandi Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, nzi ko uzabumva ukabakiza ibi byago n'amakuba bibariho. Urakoze Data mwiza, tuguseze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twongeye kubasuhuza cyane rero, ntabwo turi butinde kuko akenshi nkunda kubagezaho mesaje nibura zitarenze iminota 20. Utega amatwi iyi mesaje, irakureba cyane cyane, ndetse n'abandi banyamasengesho basenga, iyi mesaje iratureba, cyangwa se n'abandi mwese musengera ibihugu cyangwa n'abandi bose bafite umutwaro wo gusengera abandi, iyi mesaje irabareba. Reka dusome rero ijambo ry'Imana iri mu ngoma za kabiri, igice cya 7, umurongo wa 14 turageza kwa 15. Mu ngoma za kabiri, igice cya 7, umurongo wa 14 turageza kwa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, babarira igicumuro cyabo, mbakirize igihugu cyabo. Amen. Reka dusome iyi mesaje yo ku murongo wa 14. Iyi mesaje rero niri buherekeze iri jambo ngiye kuvuga, cyangwa se ubutumwa ngiye kuvuga. Ubutumwa ngiye kuvuga nabuhawe ngira ngo nahamagawe n'Imana muri 2020, ariko ntangira gukoreshwa n'Imana hadaciye n'amezi nk'atatu.
nkazajya mbona ibintu byinshi cyane, nkabona mesaje z'abantu, nkabona mesaje z'ibihugu, nkabona mesaje z'isi, isi turiho, nkabona mesaje z'amatorero, nkabona mesaje zitandukanye. Ariko iyi mesaje ngiye gutanga yatangiye kuza muri 2022. Impamvu nyitanze ubu, uburyo bwinshi bwo gutanga mesaje ntabwo nari mfite. Rero ntarabona umuyoboro w'ivugabutumwa nkoreraho ubutumwa nk'ubu kugira ngo bugere ku isi yose. Ndabizi neza ko abarundi mujya munkurikira cyane, mujya munkurikira narababonye, wenda wasanga ari naho Imana igiye kuvuganira namwe mw'aka kanya. Ngira ngo nayibonye muri 2022, 2023 iraza, 2024 iraza, 2025 mesaje yanyu iraza kandi yaje ari imwe. Bibiliya iravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, ngo nubwo umwana w'umuntu atabyitaho. Ngo iyo dusinziriye mu nzozi cyane cyane Imana ibivugana natwe. Rero reka mbahe ikaze aho muherereye hose. Ngira ngo ngewe ku batanzi amazina nitwa Nsengumuremyi Siridiyo, ni nge muzajya mubana kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Tubahaye ikaze rero abarundi baturanyi bacu. Reka ntangire ubu butumwa. Ndabutangira mu bijyanye n'inzozi cyangwa se iyerekwa rimwe na rimwe nagiye ngira mu gihugu cy'i Burundi, ariko nkibaza uburyo nzajya mu gihugu cy'i Burundi kubibabwira, nkumva nanjye ubwanjye biranshanze. 2022 ngira ngo ntangira kubona iyi mesaje, natangiye kubona cyane cyane ntemberezwa mu gihugu cy'i Burundi. Mu Burundi simpazi pe, ntabwo mpazi, ariko nzi ko hari abarundi tuziranye bake cyane, wenda twagiye twigana ndabazi, ariko mu gihugu cy'u Burundi ubusanzwe ngewe simpazi. Sinzi inzira ijyayo, sinzi ngo banyura pe, nta na kimwe nzi. Nagiye mbona mesaje yanyu, nyibona ibice byinshi cyane, ndetse byinshi cyane, ariko nyibona muri 2022. Nagiye kubona mbona ndimo ndatemberezwa mu gihugu cy'i Burundi, ndimo nderekwa mu stade, iriya stade yitwa Prince Louis Rwagasore, ariko sinsobanukirwe mu Burundi niki kizaberaho cyangwa niki gishaka, nkagira ngo ni ibintu by'inzozi, ariko nkumva ari ibintu biri aho bisanzwe. Mesaje yanyu nkabona ndimo ndazengurutswa mu stade yanyu, ngahitwa Prince Louis Rwagasore, simpazi, mpumva gutyo gusa bisanzwe. Nkabona ndimo ndazengurutswa mu gihugu cyanyu, narangiza nkakanguka nkabona nicaye mu gihugu cyanjye mu Rwanda pe. Ariko nyuma ndi umuntu wizera Imana kandi ndi umuntu usenga Imana, kandi nkemera ko Imana itwerekera ubutumwa cyane cyane mu nzozi turota cyane cyane nijoro, kuko inzozi ni igice Imana ivugiranamo n'umuntu cyane cyane. Rero ntabwo ndi wa muntu Imana ishobora kuvugisha mu nzozi ngo nyoberwe icyo yambwiye, gusa ndategereza nkasobanuza neza cyangwa nkasobanukirwa neza icyo Imana ishaka kunyereka. Rero mu gihugu cy'i Burundi aho, mesaje ya mbere nuko nayibonye. Mesaje ya kabiri ariko yaraje ntabwo nigeze nsobanukirwa ibyo ari byo. Mesaje ya kabiri nabwo iraza, mbona mpagaze ku mupaka w'i Burundi nshaka kwambuka njye mu Burundi, ariko nakwinjira nkabona nyine imihanda yanyu imeze siko nabivuga, ubona hari imihanda myinshi y'ibitaka, imihanda y'ibitaka, mbona turimo turambuka ahantu mu giturage gisanzwe, nabwo nkaguka ntamenye ngo iyi mesaje igamije iki. Umunsi umwe ndimo ngenda mu nzira, nibwo umuntu yambwiye, umuntu w'umuhanuzi, ntabwo yaranzi, arambaza ngo ibintu byo mu gihugu cy'i Burundi urabizi? Ndavuga nti ngiye ntabyo nzi, gusa ngiye njya mbona njya mu gihugu cy'i Burundi. Ahita ambwira ngo hari ubutumwa uzakorera ku gihugu cy'i Burundi. Ntabwo nari nzi ko ari mesaje nzakora nicaye hano, nari nzi ko ari mesaje nzakora ndi mu gihugu cyanyu. Icyo gihe narakangutse mbona nazo sinzisobanukiwe. Uko imyaka yagendaga ishira, niko nagendaga mbona mesaje zo mu gihugu cy'i Burundi. Indi mesaje yanyeretse ko mu gihugu cy'i Burundi Imana irimo irantumayo. Urabona hari umwapotre witwa Apotre Mignone, aba hano mu Rwanda, afite n'urusengero rwe,
ntabwo nzi uko rwitwa pe, gusa njya mubona kuri social media ku ma YouTube menshi cyane, ariko ntabwo nzi urusengero rwe, nta nubwo turabona amaso ku maso. Mbona ndi kumwe na Apotre Mignone, turimo turasohoka tujya mu gihugu cy'i Burundi nanone. Ndi kumwe na Apotre Mignone ndavugana uko byagenda kose, mbona twambutse mu muhanda w'ibitaka, imihanda itarimo kaburimbo myinshi cyane, turimo turajya mu gihugu cy'i Burundi cyanyu. Ni ukuvuga ngo uko iminsi yagendaga ishira nagendaga nsobanukirwa mesaje yanyu. Kubona ndi kumwe na Apotre Mignone kandi ari umukozi w'Imana cyangwa ari umushumba, byose binyereka ko hari ivugabutumwa cyangwa hari icyo Imana ishaka kubabwira mu gihugu cyanyu. Nibwo nagiye kubona mbona dutembera mu Burundi, nkanguka nyirizina niki kijya mbere mu gihugu cyanyu, ni ibiki biri mu gihugu cyanyu. Twari tugeze mu mwaka wa 2024 nibwo nabonye Apotre twambuka mu gihugu cyanyu. Noneho icyiciro gikurikiyeho nicyo nahise nsobanukirwa mesaje yanyu uko iteye. Unyumve neza mwese, iyi mesaje irabareba. Mesaje yanyu nagiye nsobanukirwa uburyo iteye. Bwa gatatu cyangwa se inshuro yindi nongeye kubona izo nzozi, nabonye nari ndyamye nanone, hari nko ma saa 9 z'ijoro, mbona umwijima mwinshi cyane. Hari umwijima pe, hari umwijima, hari n'akijima mwinshi cyane. Iyi mesaje leta inabisobanura neza. Mbona umwijima mwinshi cyane uturutse mu gihugu cy'abaturanyi, mwinshi pe. Aho ku gice cya Kongo mbona umwijima winjiye mu bihugu byacu, ariko harimo n'amamodoka cyangwa se ziriya bisi nini cyane zisa n'icyatsi, zari za kera cyane najyaga nzibona nkiri umwana, zisa n'icyatsi zigenda muri uwo mwijima, harimo abantu kandi bagenda bavuza induru nyinshi cyane, abari hasi bagenda biruka bavuza induru. Umwijima uraza ugeze ku gihugu cyacu, mesaje irambwira ati usengere igihugu cyanyu. Untege amatwi unyumve. Ngiye kubona mbona uwo mwijima warakomeje ujya mu gihugu cy'i Burundi. Aho mu gihugu cy'i Burundi niho wansanze, niho uwo mwijima wari kandi niho wansanze ndi nanjye. Uwo mwijima ngiye kubona mbona uragiye hatahaza umucyo mwinshi cyane rwose. Nuko umuntu arambwira ngo aha hantu uri urahazi? Ndavuga ni simpazi. Ati ni mu gihugu cy'i Burundi, reba umucyo waje. Ati ariko reba hari hakurya urebe iriyo. Ntereye amaso mu gihugu cy'abaturanyi, mbona umwijima uracyariyo. Abantu bumva inzozi mu buryo bw'umwuka cyangwa amayerekwa barumva icyo nshatse kuvuga. Mbona umucyo ubaye mwinshi cyane, ariko mbona umwijima uhise wimuka ugiye mu gihugu kindi cy'abaturanyi, kiriya cya Kongo. Ibyo bivuyeho mfata igihe cyo kubisengera, ngira Imana ndavuga nese nicyo ushaka kuntuma mu gihugu cy'i Burundi? K'i Burundi ntazi, Burundi simpazi, ni igihugu ntafitiye abavandimwe, ni igihugu pe ntabwo mpazi, ku buryo pe ntabwo mpazi, sindanajyayo. Ariko ikigaragara izo mesaje zose zagiye ziva ku Mana. Abantu muvugana n'Imana cyangwa abantu mubona Imana mu buryo bw'inzozi, iyo mesaje murayisobanukirwa 100%. Aho ngereje aha ngaha murabyumva. Byakomeje gute rero? Ntangira kubona izindi nzozi zitandukanye njya mu Burundi, ariko nkomeza gusenga kuko nari nabanje kubona ko hari umwijima ugiye kuza mu bihugu byacu. Ariko aho bigeze aha igihugu cy'i Burundi,
irindi yerekwa nagize cyangwa izindi nzozi nagize ziri bu- ziri ziri bubaburire cyangwa se zirabigisha cyangwa zirabereka ibihe bibi murimo ubu ko ari mwe mwabihaye inzira, mwabihaye umwanya ngo bize mu gihugu cyanyu. Ntabwo ari kera, ni muri uyu mwaka. Uyu mwaka ujya gutangira cyangwa se mu kwa 12 mu mpera z'umwaka wa 2025 nabwo nabonye ibintu bitari byiza ku gihugu cyanyu. Nabonye iki? Nabonye nabonye inzozi cyangwa iyerekwa mbona ndi kwinjira mu gihugu cy'i Burundi nanone njyewe ku giti cyanjye. Genda ku giti cyanjye ninjira mu gihugu cy'i Burundi ariko hari abantu bamwe na bamwe nari mperekeje bagiyeyo. Ngo tugere ahantu ku gihugu cy'i Burundi mbona twinjiye ahantu mu ishyamba. Mu ishyamba hari abantu b'abanyarugomo benshi cyane. Wumve ngo nari ninjiye mu gihugu cy'i Burundi. Mbona harimo abantu b'abanyarugomo benshi cyane ndetse badashaka ko ninjira muri icyo gihugu. Hariyo imbaraga mbi zitari gutuma abantu binjira mu gihugu cyanyu nk'igihugu. Mbona barimo baranyirukana ariko mpereye amaso hirya mbona igihugu cyanyu kirimo umuferege w'amazi atemba, amazi mabi. Ngira ngo ni amazi atemba kandi asa nabi, kandi mbona ayo mazi mabi ari gutembana abantu. Unyumve neza cyane rwose. Mu gihugu cyanyu ngiye kubona mbona harimo amazi mabi atemba kandi ayo mazi arimo aratembana abantu. Uzi icyo bisobanuye? Ni ukuvuga ngo mwebwe icyo mwakoze mwahaye karibu umwanda mu gihugu cyanyu kandi abantu baba barabigenderamo. Sinzi mubyumva neza. Ni ukuvuga ngo mwanze gukumira ikibi, mwinjiza ikibi mu gihugu cyanyu kirimo kirabatwara abantu, kuko ayo mazi ni ibintu bibi biri mu gihugu cyanyu kandi biri kubatwara abantu. Kandi umuferege winjira mu gihugu cyanyu ni mwe mwawihamagariye, mwarawucukuye muwohereza mu gihugu cyanyu kandi uwo muferege urimo uratwara abantu. Dusubiye inyuma gato, uwo mwijima mwahamagaye niwe uri gukora ibyo byose. None mwe abaturanyi mwe, ntabwo munzi nanjye ntabwo mbazi. Mpamagarwa n'Imana impa iyi mesaje, ntabwo nari nzi ko nzababwira mesaje, ntabyo nari nzi, ariko bibaye ngombwa ko nyibabwira kuko njya numva ibintu bibera mu Burundi akenshi nkumva nanjye mfite umwenda w'uko ntavuze iby'Imana yambwiye cyangwa yanyeretse. Hari ibyo numva mu gihugu cyanyu, ntabwo ari politike ariko iri ni iyobokamana. Mwumva nanjye mfite umwenda kuko hari ibyo Imana yambwiye ku gihugu cyanyu sinabivuga. Twebwe rero iyo turavuga tukigisha tukagenda. Uwumva kumva, uwihana akihana, abafata amasengesho yo gusenga mukasengera igihugu cyanyu. Iyi mesaje nta kintu na kimwe ndi bugabanyeho. Nibwo nagiye kubona mbona ayo mazi atemba abaturage barimo baragwamo kandi akabatwara. Sinzi niba umuntu yajya mu mazi atemba yagenda akongera akagaruka, aramutwara nyine. Nibwo nageze muri iryo shyamba, inyuma yanjye hari umuntu umbwira ijwi, ntaramenya umuntu uwo ari we ariko nkumva ijwi. Arangije aramfata, tubonye abo bantu b'abanyarugomo batangiye kunsubiza inyuma no kuntera amabuye, arambwira ngo wowe komeza urugendo. Nari ntarareba inyuma ngo ndebe umuntu uri kumbwira ngo nkomeze urugendo urwo ari rwo, ntabwo nari namubonye. Uwo muntu umbwira ngo nkomeze urugendo, ndamubwira ngo dore uriya muntu aguye muri uriya muferege w'amazi, amazi aramutwaye kuko ayo mazi yarimo atembana abantu kandi yari amazi mabi.
none mpita mbwira uwo muntu umuferege wari utwaye, ndamubwira nti fata ibyatsi uvemo. Afata ibyatsi ahita ava muri ayo mazi, naho ubundi ayo mazi yari amutwaye. Uwo muntu wari undi inyuma ambwira mu ijwi, arambwira ngo wowe winyura hariya, nyura hariya hari amazi y'agasoko, hariya hari inzira uhita ugenda. Ndagenda. Uwo muntu ambwira ati, agenda anyibwira ambwira amagambo, noneho njye nagize amatsiko yo kureba umuntu uri kumbwira uwo ari we, ko numvaga amvugira inyuma ariko simenye uwo ari we. Aramvugira inyuma simuzi, ariko arimo arambwira ati nyura hano. Kumbe ba bana nabo ba bantu b'abanyarugomo bari batarabona umuntu uri kumvugisha uwo ari we. Sinzi ukuntu nigiyeho gutya ngiye kureba umuntu ndi inyuma, nkebuke ndebe umuntu ndi inyuma, ngiye kubona mbona ni intare. Intare ifite imigara myinshi cyane. Intare ivuga mu ijwi ry'umuntu, igenda imbwira ati nyura. Ngira ngo intare abasoma Bibiliya cyangwa abanyamwuka isobanuye Yesu Kristo. Isobanuye Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda. Irambwira iti nyura. Narahindukiye mbona intare, ngira ubwoba, kubera ko urabona iyo ubonye intare, ntabwo ndayibona, ariko intare ni inyamaswa iteye ubwoba, kandi ni inyamaswa itinyitse cyane. Ngira ubwoba cyane, ihita imbwira ati wigira ubwoba. Nkomeza gukebuza, ngira ubwoba. Ba banyarugomo bayibonye bariruka. Mu kuyibona rero nibwo nagiye mvugana n'intare neza. Irambwira iti ni wowe mpisemo. Niko iyo ntare yambwiye. Irambwira ngo hindukira undebe. Mpindukiye mbona iyo ntare ihita ihagarara, iba umusirikare. Ibyo ni ibimenyetso byerekana ko Imana irimo irababwira mwebwe Barundi, naho muherereye hose, gufata igihe mugasengera igihugu cyanyu. Ihita ihinduka umusirikare. Irambwira iti witinya. Irangije irambwira ati mbona yahindutse umuntu bisanzwe, turimo turavugana nk'umuntu. Irambwira ati wowe ntuwirebe gutya, ahubwo wowe akira intwaro, tambuka ugende ujye muri kiriya gihugu. Ni wowe mpisemo, kandi ngo ni wowe muremure. Niko yambwiye. Ba banyarugomo babibonye bariruka cyane, bagira gute, baracika bariruka. Kubera iki? Bari batinya intare. Icya kabiri, bari babonye ibaye umusirikare, kandi ari njye uhawe uburenganzira bwo kugira gute, bwo kuba nahagararira nanjye mu mwanya w'umuntu uje kurwanirira igihugu cyanyu. Iyo message narayibonye mpita nkanguka, ndahabwa ati nta kundi, uko byagenda kose ibintu biri kuba mu gihugu cy'i Burundi, Imana yakomeje kubinyereka kenshi. Uretse ko bwa mbere ntabwo nari narabonye umurongo wo kujya kuri YouTube tugiyeho uyu mwaka, ariko ubu nshobora kuvuga aho uri wowe ukanyumva, aho waba uri mu gihugu cyo hanze cyose uri Umurundi, waba uri hano mu Rwanda, waba uri muri Afurika y'Epfo, waba uri ku mugabane wa Amerika, aho waba uri hose, ndahamya ntashidikanya ko inzira zabaye nyinshi cyane. Kera Pawulo yajyaga avuga ubutumwa akagenda ibihugu byose n'amaguru, ariko twe tubuvuga twicaye hano. Aho uri Umurundi, aho uri hose, umenye inzira igihugu cyanyu kirimo. Igihugu cyanyu kiri muri iyo nzira. Mwahaye ikaze, mwacukuye umusingi, mucukura umuferege, mwohereza amazi mabi mu gihugu cyanyu, none amazi mabi arimo arabatwara abantu. Ni ugusenga cyane. Njyewe ibyo Imana yantumye ndabivuze, kandi bivuze nta na kimwe igabanyijeho, kuko ejo bundi Imana itazambaza ngo nagutumye aha hantu wanga kujyayo, nk'uko Yona byamugendekeye ukajyayo ku ngufu. Kimwe nuko iyo Imana impaye amayerekwa ntabwo mpfa kuvuga, ndasobanuza. Message nayibonye muri 2022, 2023, 2024, 2025, imyaka ine yari ishize. YouTube nayo igihe ejo bundi, ntabwo nari gufata urugendo ngo njye mu Burundi, ahubwo Imana yari yateguye wenda uyu muyoboro kugira ngo uzabona ubu butumwa azamenye ko Imana yavuze. Ntabwo tuziranye, nta nubwo wenda uvuye tuyanda umushumba wanyu cyangwa ndi umushumba, ntabwo ndi n'umushumba rwose, nta nubwo mu Burundi mpazi.
ariko Imana ibarira ku bantu inshuro nyinshi cyane. Icyo kibi rero mwinjije, mugomba gupfukama mugasenga Imana ikabumva, ikabakiriza igihugu cyanyu. Reka dusenge no kugira ngo dusoze ubu butumwa, nsengane namwe bene data bo mu gihugu cy'abaturanyi, kugira ngo aho uri hose wumve iyi mesaje, kandi iyi mesaje ikugereho, kandi uyoborwe n'umwuka ntuyoborwe n'umubiri. Data, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi uratunganye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Aba bene data rero Uwiteka mwamenye icyubahiro wabantumyeho, ariko mesaje yabo ndayitanze. Ndabizi neza ko bajya bankurikira hano. Ntabwo dukeneye kwigisha abantu bose, ahubwo umwe abwira benshi. Data mwiza rero, bana nanjye, kurikirana iyi mesaje, kandi uyihe imbaraga, kandi ubahe imbaraga zo gukomerera mu byo barimo, kandi ubahe gusengera igihugu cyabo. Aya mazi bakuruye ava mu gihugu cyo hanze avemo agende. Urakoze nyakubahwa Imana, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen.